Ufite Morning 5. Morning 5. Yitwa Manzi. Reka kwanza maze numva ko ari kutwumva neza. Ubundi dusunike story. Wizi Yola professor. Ariko buri iyo umuntu akwise Wizi undi akakwita Manzi nirihe riguhava y'ubucya dore ko turi no mu kiganiro morning vayo tunaguhaniye kaze tukiri muri uwo mujyo Wizi hari ukuntu bizakura kanka kavayo ya ariko na Manzi ni ijyanje kabisa izina ninje Manzi nyawo wundi wanda twabeshe Wundi niwe Manzi kabisa. Hanyuma hagati ya Manzi ndetse na Wizi niriho ubona abantu benshi cyane wenda bazi cyane. Aya bazi Manzi undi na Wizi aziko nitwa na Manzi. Wizi ni ya ahande piriye. Aho byabereye. Aho amateka yatangiraga. cyane neza cyane noneho kugira ngo nukumvishe bwa mbere gusobanukirwe neza none ndajya ngutangire wibwire uri kudukwikira karo kanya bamenye uyu Manzi cyangwa se uyu Wizi turi kuganiriza kano kanya wawe muri rusange. Urakoze Manzi Fabrice ndatinya amazina ariko bitewe naho twagiye duca twafite ibigwe n'amazina atandukanye. Wizi niyo aka umusore nako ndigaragura mu byaha ako kanutayemo ngabo umunyakarama yanjye ngabo umunyakarama ibindi bamenye ko ndisinga bitonyine birahagije kabisa ingaragu kigaraguramo shimira Imana ariko bise numva ko burya izina ari ryo muntu ni Manzi Manzi yola guma tugumane kabisa. So hanyuma uri umujene ufite ubumuga? Ariko sinamugaye nashimye umwami ngewe. Umwami sinamugaye. Sinamugaye. Ntabwo wamugaya. Wizi ari kuganira neza? Oya ntabwo yamugaya. Ari kuganira neza cyane. Ariko se Wizi ikinyarwanda hehe mwana? Ahantu uzahandanye ko ndi kumva ikintu cyitwa hajya bagita gutera Kinyarwanda azi kuboneza imvugo no musaza kabisa. Twize neza kirekore primaire pe. Asante sana. So hanyuma mu buzima busanzwe Wizi akora iki hanyuma nyine tujyemo aho ngaho twumve ni wa mujene ushima Imana twumve no mu buzima busanzwe ni iki nyine kimusunika cyangwa se gituma abasha gusunika ubuzima bwe bwa buri munsi hanyuma si uyu munsi nanone Wizi akaba ari kubarizwa mu kaye gace muri ntara cyangwa se mu buhe mujyi muri rusange. Reka nangirira aho ndi kubarizwa. Ndi umwana w'i Kanombe. Niho navukiye niho mba n'ubu ngubu. So ku bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi urabizi ko n'abajenti tugomba gukura nyine amaboko twikorera. Hari ukuntu nabitangiyemo ariko nowadays ndi gukora mu mujyi muri company yitwa Smart Broadband as an accountant. So urumva ko ibintu ni fresh sana kabisa. Ibintu ni neza kabisa. Ariko cyane ariko urumva ko Wizi navukiye ahantu heza ubu wavukiye mu ndege. Ariko kubw'amahirwe sinzi abantu b'i Kanombe batarazigendamo bro. Noneho gutya tujya kwambaza umwami da. Noneho bizarangira ubaye uduhaye nka bwa butumwa bwa Bruce Melody nawe avukira ngiyo. Ariko buriya hari igihe bizarangira n'ubundi inzozi zibaye mpamuda nta wamenya. For real ntabwo ndakiginga. Njye navukiye gutsinda kabisa. Byiza cyane. Hari abantu banyuze mu gikari barambwira ati
ati bro ngo n'umutipe mane gagira vibe za danger mane buriya ngo zamutubariza ikintu kimutereza za vibe. By the way wenda no mu buzima nkuko bivuze ngarutse ku mateka ho gatoya urumwe mu bantu nyine nanjye namenye bankurura kumva ko nakabaye inshuti cyane bitewe na vibes wigirira n'ibindi nk'ibyo. Mu by'ukuri izo vibe uko nyine kumva ko utamugaye nkuko bivuze nyine ko utagaye Imana nkuko bivuze ati ari uburyo cyo bivuze mu buryo bwiza cyane sinagaye umukiza gihe sinagaye umukiza n'ibindi nk'ibyo no kufite izo vibes ni ikintu ukomora kukikwa dore ko wenda benshi usanga atari ko twimereye vibes rero nuko nisanze ariko meme papa cyambere no kwimenya ukamenya donc n'icyo ushaka n'icyo wifuza turamenya gushaka ibyishimo amenya gushaka gutera imbere dukoresha mu kakajambo k'abongereza bavuga ngo nothing for me without me. Nothing for me without me byose uryo nyine byaba bimeze gute ntabwo bitindaho tekereza ko ariwe ugomba kubigiramo uruhare ari nawe ugomba kufasha kugira ngo ugeremo mane. kabisa byiza cyane urumva urimo neza kuba uyu munsi twabona umujene ufite ubumuga afite iyo morale abasha kwisunika nyine ubona agaragaza akanyamuneza ubona bitanga irihe somo cyangwa se ubona bitanga iyihe message kuri society tuzungurutse cyangwa se kuri babandi batubona nyine muri ya shusho y'ubumuga cyane kuruta uko bakatubonye mu bushobozi mo cyane. ibintu birafasha cyane as you know turi mu isi ya inclusion so kugira ngo ube included mu bantu nuko nawe ugira icyo ubereka ko ushoboye udafite icyo ubereka ko ushoboye ntabwo bakwiyumvamo. Ngenda bishima cyane kuko bituma natwe n'abarumuna bacu bazadukomokaho bazavuga ati amazina batwitaga kera Ubumuga n'iki n'iki ubu ntabwo babitwiga ko barabona umujene professor ari kuri mike aravuga akavuga ati rero byose nanjye nabigeraho nanjye nakiga nkabigeraho nanjye nahatana nkabigeraho cyane brother. For us dufite imyaka iri imbere tugomba gucenginga ibintu tugomba kugira ukuntu duhindura ibintu no kuri society dufata ntabwo tuzarindira yuko kuba mfite ubumuga byonyine ari turufu wapi na hano iri kigato mu makarita yaba ari amatatu yaba ari amatatu so tugomba kuba babwana cyangwa amajokeri ku bantu bazi amakarita tugakinisha ikarita dufite ariyo mahirwe leta yaduhaye tukayakoresha neza kugira ngo tugere hamwe twifuza ko tuba turi. Kandi noneho ikirenze kuri twebwe cy'umwihariko nuko kuba njyewe nzi ko mfite ubumuga ariko nkaba hari icyo nageraho so mbikoreye njyewe ariko mbikoreye na my generation yanjye ntabwo izigera igira ikibazo ivuga ati naje nsanga batwita gute twaje man aka nzisi cyari mfite aka bita Njote ababizi barabyumva ariko ndakavibinga fresh abahungu twakuranye muri quartier kabo ntabwo batinya kurinyita ariko it's okay ariko nyine icyo gihe kandi ibyo si byo niyo kuvuga so we have something to do ku myaka yacu tugakora cyane byo kuvuga ngo zategereza nsabirize donc bonera no kubona abajeni banje bagenzi banje bafite mindset ko bazarindira ko babahereza ntabwo ari byo mureke dukore tubereke ko tugomba gukora tuzagera kuri byinshi so as a win-win situation niyo tugomba kubamo kabisa ni ukuri kw'Imana it's a win-win situation nowadays true aha ndumva ntacyo narenzaho nkuze iyo message uduhaye turi kujya tugana ku musozo hagati aho ngaho Biju hari icyo agira ngo akubwire. Wizi nashaka kukubaza ni nyihe nama wabwira abajene babandi bafite ubumuga bumva nyine ko ntacyo bakora bumva ko ntacyo bashoboye donc bakabaho bumva bafashwa n'abandi. Nama nabagira nuko bakoreshe amahirwe dufite ubu ngubu
igihugu cyatwegereje kandi bayakoreshe mu buryo bw'umusaruro. Ni kuvuga yuko dufite some benefits, dufite inyugu bimwe na bimwe, dufite ibyo twemerewe n'abandi batemerewe kuturusha kubera ukuntu leta yadufashije. Dukoresha izo opportunity neza tugana ku ntsinzi. Ikindi barushaho kwimenya niyo cyiyambere ishobora umuntu ufite ubumuga, kwisobanukirwa, akamenya uwo ari we, yanamenya n'icyo ashaka cyane. urakoze cyane kabisa. wagize se hejuru y'amagambo yose tubwiye buriya dushaka n'ikiganiro twagifunga kubera ko karakanyuzemo mu by'ukuri eba ari inspiration. aya magambo ngira ngo professor arabizi ko aya magambo agira icyo afasha ku rubyiruko ruri hanze hano. hari urubyiruko rugiye ruri ahantu henshi hagiye hatandukanye, rwumva ko kuba wamugana umuntu afite ubumuga ari ukwiriwe gufashwa, kandi hari level ageraho ubwo agafasha abandi batanafite ubumuga. iri sifuri nka level wezi uriho. So let's inspire abato kuri twebwe, tubainspiringe, tubamotive, tunabereka yuko imbere yazashoboka mu gihe twaharanira cyane kabisa. no kuvuga ngo nicyo cya kintu wavuga ati nothing for us without us, nta kitugenewe tutakigizemo uruhare. ubundi nicyo kinyarwanda. wakoze cyane, ni ukuri dusoze tugushimira cyane. ugira umunsi mwiza cyane, kandi no ku mavibe numvise uriho msaza, komeza amavibe ari hejuru cyane. Wizi, asante sana. Yeah man. Always platform yatugenewe, platform nziza twisangamo as a youth with disability. Ako shout out ku bayishinze, shout out ku bantu bari kutiramo imbaraga kugira ngo changing society. Shout out ku bantu bose bafite impact kuri urubyiruko rufite ubumuga cyangwa abantu bose bafite ubumuga. So igihe ni iki ngiki ngo tubikore, tugomba kubikora. Ndabasuje cyane, ndanabakunda byatari. Shout out to you my brother. Shout out bro. Asante sana. C'est Morning 5. Chaque matin, 7h à 9h. Du lundi au vendredi avec Roti Bijou, J.O.B. et Professeur.